Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Naongeza wasalimu kwa jina la Yesu. Bose nabishimiye kandi nabakunze cyane. Tena niliwapenda. Uyu ni umubuzi kuri wowe rero. Ni mbuzi kuri njye. Huyu ni mshauri kwako na kwangu. Igihe kigiye kugera ijambo ry'Imana ribure. Wakati natatimia neno la Mungu likosekane. Kuna Biblia zigiye kuzafungwa noneho bazitwice uwazasanga na Biblia bamwice. Na Biblia wanatazifunga na kuzichoma. Mwenyewe atakutana Biblia ni kumuua. Ariko natekereza ngo niba wayafashe ijambo ry'Imana muri wowe bizagufasha aho uzawinjiye hose, aho niba ari mu cyamba sinzi uzaburi mu nzu uzaburi hehe, ariko aho uzaburi hose uzafashwa n'ijambo wagize gute wabice muri wowe. Ukiwa umezingatia neno kwenye utajificha kokote, ile neno yenyewe ulizingatia ndio yenyewe itakusaidia. Amina. Amina. Unabyumva neza? Mnasikia vizuri? Ushaka wabifata ukabishira mu gutwe neza kuko birakomeye. Ukipenda uzingatie uweke vizuri. Nta byahanyo bitazasohora. Yenyewe litabiriwa yote itatimia. Uvuze ngo rero noneho nawe ubwawe warikwiye gutekereza kuko bavuze ijambo ry'Imana ngo ziriya ngumi nziza. Neno la Mungu linasema wale wabinti wazuri. Ngumi ziweze gute? Wabinti wa namna gani? Ngumi nziza wazuri zitagombaga gupfa, wenye hawangelikufa, na wale abasore na wale wa vijana. Mungu atusaidie sana kabisa. Ya imani tufashe cyane. Cyamiri jambo karifatanya kuko ni wowe uri kubwirwa je banjyeho ndi kubona ndi kugenda ndi gusubira inyuma, ariko wowe uri kugenda uri kujya mbere. Ile neno naweza izingatia, jumia niko narudia nyuma lakini wewe unasonga mbele. Birashoboka ko kiriya gihe cyazagushikaho, unaweza ile wakati takufikia. Wamutana bikize mu mutwe kubifate neza bizagufashe. Kama haungezingatia nguweke vizuri likusaidie, ugakomeza kwibera muri kirabaye, ugakomeza kwibera bise umunezero w'isi, nuko kuva ko nta kibivuze ngo nzaba nihana mwenye kucho gihe kirakwinjira. Unaendelea muraha ya dunia ngo ndatubu siku zijayo, siku zinakaribia kwako. Ntabwo mbarambira cyane rero, sitakura muda sana. Ni jambo ry'inzuzi, ni neno ya kuambiliwa. Sikubura ngo mbese ngo uriya munsi nabwo se cyaje nikikugeraho ari ntacyo wibikiye rero kizagufasha uzajya hiyo. Ile wakati kikufikia na hakuna chenyuri jiwekea, utaenda wapi? Nakubwiye ngo Arizona yaje kuburira Utah. Nakwambia Arizona ilikuya kuambia Utah. Nabonye Utah ni bakobwa beza nkuko ijambo ryavuze. Ninaona Utah kuko wabinti wazuri jinsi nene nilisema. Nabonye hari n'abasore beza, wa vijana warembo. Nabonye hari n'abakecuru n'abasaza beza, wa baba na wa mama warembo. Amina. Amina. Noneho rero sasa araburirwa ngo uyu munsi dutekereze icyo dukwiye gukora kugira ngo biriya bihe nibiramuka bije tuzabe natwe aho twigisha. Siku ya leo tunaambiliwa ngo tukue macho, vile siku zikikuya tuone kwa kujificha. Sie watu ya Utah, msikie neno kutoka Arizona. None se wafashisha undi muntu icyo utafite? Unaweza saidia mwenzako kitu chenye hauna. Rero nawe wariko kugira icyo ubika muri wowe kugira ngo uzabone icyo ufasha mugenzi wawe, nako uzabone kizagufasha muri kiriya gihe kindi bigiye kuzaba nawe. Hii siku inatuomba sisi wote, kila mtu kwake binafsi atafute chenye ataweka, chenye atasaidiaka na ndugu zake. Witeguranye iki rero? Kujitayarisha ni namna gani? Ile amusi ndamukugeze bizakugendekera bituzaba warafashije. Ile siku ikitimia utafanya namna gani, utakuwa umetenda nini? Jambo ry'Imana ndatekereza ko babyumvishije, ariko harimo habonetsemo amagambo menshi muri ya 2 hafi kuri 3 bamaze gusoma. Neno la Mungu mnelisikia, mmesikia maneno yenye iko katikati ya ile maneno yenye wanasoma. Ariko nubwo harimo amagambo menshi, ariko nashobora kudutoremo ijambo ryitwa imbuzi. Ni maneno ya mingi lakini tunataa kamata neno ya kusema
kuwaambia. Imbuzi ni ijambo rivuga kuburira, ni kunena, ijambo rivuga kuburira, kuambia watu. Umuntu aburirwa ariko hari ikintu runaka gishobora kumugeraho nanga se cyamugiraho ingaruka. Mtu wanamwambia kitu kuko shabaha. Noneho rero Ezekiyeli yatumwe n'Imana kujya kuburira Abisirayeli. Ezekia alitusukumwa na Mungu kwenda kuhubiri wa Israeli. Harambia ati genda ubabwire ngo, wakamwambia wende uambie eti umuntu nakora icyaha ugende umuburire kugira ngo atazabura ubugingo. Mtu akianguka muzambi uende mwambie asiendereshe kugira ngo atazabura ubugingo, kusudi asikose uzima wa milele. Iri jambo rero ryabwiraga Abisirayeli icyo gihe, ariko natwe umunsi bitwibulira. Hii neno sahihi iko katikati yetu. Ubuze bwawe mutumye ngo ugende uburire abantu abanyabyaha, utinyamuneka wari mukwiye kureka ibyaha, kandi niba utababurira nagase Sibeki yabwiraga ahubwo yabwiraga Ezekiyeli tugende ubwire umuryango w'Isirayeli, ugende ubaburire. Noneho rero umuntu naza kumva imbuzi akareka ibyaha azabaho. Mtu akisikia maneno anaacha dhambi ataishi. Ariko nutamuburira agapira mu byaha bye bitewe n'uko utamuburiye, amaraso ye niwe nzayabaza. Kama umwambie akakufia ndani ya dhambi, damu yake iko kukichwa yako. Ariko numuburira akumva imbuzi akanga kumva, kandi se akanga kureka ibyaha nk'uko wamubwiye, azapfa azize ibyaha bye, ariko ubugingo bwe niwe buzabazwa ntabwo amaraso. Akikatala sikia anakufia muzambi, damu yake haitakuhesabiwa hako, yeye njo atakufa na dhambi zake. Ubwo turi ijambo ry'umuburo nangwa se ijambo ryo kuburirwa. Tuko kuneno ya kuambiriwa. Okay, sinzi ariko ndatekereza bikumvikana ko nukuburirwa, kuko nabaze kwivuga ushobora kuburira umuntu ahubwo uti yaboneka hari ahantu hagende buhoro udasitara, hari ahantu hari ikibazo ugiye nabi wahura nacyo. Noneho yamaze kukubwira rero ushobora no kurikira iyo nzira kwinyuramo, wenda ukabasha n'ahandi sizenda, ariko nanone cyane cyane ijambo ry'umuburo n'agaze kuburirwa nibyo tuhagaze muri aka kanya. Ya ile neno ya kuambiriwa ndio yenyewe tunasimamia. Mtu anaweza kuambia usipite hapa na wewe unageuza njia. Kama ugeuze njia utakutana na kitu njiani. Bali bumisha cyane. Asante sana. Rero noneho ndatekereza ko wenda hari nanjye ndikushumva kuko cyari isweri cyacyo cyako. Hamwe gushaka kucyumva neza cyane mbese gukijemo neza mbona ariko biba bikukura. Amina. Amina. Wewe kumbe nawe kumbe. Jinsi niko nasema na wewe unasikia. Yumvikana ko tuba kwijambo ryo kuburirwa ngajuni. Reka mba tuko kuneno ya kuambiriwa. Reka mumaze gusomera mu rugo ale tukimaliza soma ile neno hari gitekerezo numvishije ariko ndaza kukivuga mu buryo mbese muri ubu buryo wenda ku buryo wenda tushobora kucyumvikanaho twese. Kuko katu kenye niko nafikiria yako, lakini ninataka tafsiri si wote tutakasikia. Kabaze bamwe muri mwe harimo abo mbona bakuru n'abandi baciritse cyane cyane, ndabona harimo umukecuru, harimo n'abakecuru benshi kubona bityo n'abasaza bakuru. Ndashaka kubabaza ngo hari umuntu wenda mu rubyiruko hari umuntu uzi agasimba kitwa impongo n'agasinyamatwa k'impongo. Kuko munyana iwa mududu wenye naitwa mpongo. Na nyiri yahizi. Jumi naona kuko bamenje benyewe wanakomara wanaweza kuwa wameijua. Reka gice ko ari inyamaswa ariko ni inyamaswa itajyana. Ni mududu yenye haikuranake
ariko hanyuma haje kubona iki kibazo kuko aje tukujya hano nabonyeho hari amahumbezi, nabonye hano nta kibazo gihari mbese cy'izuba ryinshi, ariko nkiriya muri Arizona yo twatubitse hari izuba riteye ubwoba ndetse ku buryo abantu bashobora kuyihungira mu nzu. Mimi naona hapa kuko utulivu, jua sio mingi, lakini kwenye tumetokea Arizona kuko jua ya mingi sana, kuko joto. Haje kuboneka ikibazo mu ishyamba rimwe riba ribyina hanga muri Amerika n'agasenda mu wundi mugabane wundi, hanyuma izuba rirava cyane ryinshi ku buryo mu ishyamba inyamaswa zabuze amazi yo kunywa, inyamaswa zicwa n'inzara, zibura uko zibigenza, noneho haza kuza imbuzi. Kuko siku jua liliwaka sana, pori ikakauka, maji ikaisha, madudu zikakosa maji ya kukunywa. Kisha kama ni hapa Amerika, kama ni wapi siwezi jua. Hanyuma haza kuza imbuzi, kukakuya maambirio wakawaambia, baza kubwira umwami w'ishyamba, wakaambia mtawala wa pori, umwami w'ishyamba n'uvuga ngo ni intare ntabwo sinzenda niba wayibonaho. Amina asikia ni dudu mukali. Hanyuma rero uwo mwami w'ishyamba undi muntu wundi n'indi nyamaswa y'inzira zayiburiye turabizi ngo ndakuburiye ubwire inyamaswa zawe ziriya utegeka, ziriya uyobora ko hagiye kuboneka icyorezo cy'izuba rigiye kuba ryinshi cyane. Hanyuma noneho rero ishyamba rigashya. Akamwambia uambie wadudu wenyewe unayotawala, uambie wakuwe macho juu jua linataa waka, shamba yote itarungura. None niba ishyamba rigiye gushya kandi akaba ari bwo butungo bw'inyamaswa zose, none ngo muzahungira hehe? Kama shamba yote narungura, njoo nyumba ya madudu yote watakimbilia wapi? Amena. Amena. Tukujana. Tuko pamoja. Nawe ngo turi ku ijambo ryitwa imbuzi nangwa kuburira. Tuko kuneno la kuambiliwa. Iya nyamaswa yajigira iya yindi rero bwira ubwoko bwawe n'agasabira inyamaswa zawe yuko ishyamba rigiye kuzashya. None ndashaka kukubaza aho muzahungira, muzajya he kugira ngo mutazahira muri ya shyamba? Akaambia ule rafiki yake, akamsogelea akamwambia, nataka nijue mbona pori inatarungura, mtakimbilia wapi? Mimi nataka nijue. Amena. Amina. Inyamaswa yo muri Arizona yaje kuburira iyo muri Utah. Mududu wa Arizona alikuya kuambia wa Utah. Amena. Amina. Turukumvikana turi kujyana. Tuko pamoja. Noneho ubwo ya nyamaswa iraza ibwira ziriya nyamaswa zindi iraziremesha inama kuko pasiteri hamagara abakristo bose akabagisha inama ati none dukora iki? Ule mududu akaita wadudu wake wote, anawapatia shauri, akawaambia tufanye nini? None kwishyamba rigiye gushya, ariko namaze kubona imbuzi, namaze kumbwira mesaje ko yamaze kutubwira ngo tugiye gufa twese turashira, none koko tuzahungira hehe? Mbona tumekwisha kuambiliwa kama pori na tarungura, tutakimbilia wapi? Bari mu nama imwe muri izo nyamaswa y'ubwo tumarebe nta handi twakwimukira, nta handi twahungira kereka we ntaducukuye imyobo akaba ariyo twigishamo. Wakajiunga shauri, wakasema hakuna nafasi kwenye tunaweza kimbilia, omwe tuchimbe mashimo njoo kwenye tutajificha. Ya nyamaswa nini cyane yo mwami wayo n'agaseri yantare itinyamara kirani igitekerezo cyiza. Ule mtawala wao akawaambia ile swali ni ya mzuri. Hanyuma noneho bati none bazi gucukura n'ibandi inyamaswa zizi gucukura imyobo nizi. Wakatafuta madudu wenyewe wanaweza chimba mashimo. Haza kubonekamo agasimba n'agasi nyamaswa y'inyaga. Kukaonekana kamdudu kenyewe wanaita nyaga. Nyaga rero iracukura cyane kandi ubuturo bwayo ukunda kuba mu mwobo. Ile mdudu kwenye naishi ni ndani ya shimo. Hanyuma rero ubwo babwira inyaga we genda wigishe ziriya nyamaswa zindi gucukura imyobo kubera yuko
izuba rigiye kuzava, ishyamba rishye, noneho hanyuma tuzabona aho tuzirisha muri ya myobo. Wakaambia ule mdudu uende fundisha wengine marafiki yako, mtutafute fasi kwenye tutajificha. Inama barayikomeza, ariko hanyuma haza kuzamo izindi nyamaswa itise none ko ndi kubona harimo nyamaswa zifite amahembe cyane nka ziriya mpongo, nka ziriya mbogo n'ibindi bisimba bindi, none bizashobora kwinjira mu mwobo gute nari amahembe yabyo? Mdudu yengine kakui kasema, mbona mimi naona kuko midudu nyingine yenye iko na mapembe, wataingia mwa ile shimo? Umwami rero arabiremesha inama, avuga ati nta kundi byagenda kugira ngo mubeho, aho kugira ngo mupfe mubirangira, kuko muko mwari ku rugingo rumwe ukavaho, none hanyuma izindi zigasigara. Ya ule mkubwa wao akawaambia, kusudi nyote mkufe muishi, umwe muache kipande kimoja cha mwili lakini muishi. Ati rero ngaho ziriya mpongo na ziriya mbogo na ziriya nyamaswa zifite amahembe, aho ni mugende muyache. Akawaambia ile midudu yenye iko na mapembe mwende bambia ile mapembe muikate, kugira ngo umuriro nuramuka washyamba rikaba rihiye, tuzabona uko tujya duhonongera muri ya myobo twacukuye. Kusudi moto ikiwaka wapate jinsi ya kuingia ndani ya ile shimo. Ubwo zirareba naza avuga ati none izifite amahembe, twabonye impongo, twabonye yenda harimo n'imbogo n'izindi nyamaswa zifite amahembe. Tuliona midudu tofauti yenye iko na mapembe. Birashoboka wenda yuko n'imbwa zifite amahembe zigenda zirayaca. Ya unaweza ona na ile midudu nyingine ilikuwa na mapembe ikaitoa. Ngasimbure wenda zifite amahembe nazo kubera kugira ngo wenda zibone aho zihisha. Uko n'urugero ariko ni kuvuga simbi. Ile ni mfano yenye niko na pana. None ahubwo rero baragenda izi nyamaswa zose zifite amahembe, noneho ubwo haza gusigara impongo. Zengine midudu yote zilitosha mapembe, lakini kukabakia midudu moja. Impongo yo kubikwa ubwibone bwayo nuko banayireba no ku mbese yo kushusho yayo, usanga n'agasimba keza cyane gafite izosi rirerire, gafite amahembe maremare, gafite amahembe meza, noneho ibyo bwiza bwayo utinone koko aya mahembe yagenda yaca kubera iki? Je ntabwo byemeye. Ile mdudu ilijiona urembo ikasema mimi mapembe yangu siwezi itoa. Ubwo mu minsi mike ishyamba niba ari umuntu wagenda mu ishyamba akateramo ikibiriti bikagurumira byose, ubwo riragurumira inyamaswa zose bazigenda isacu ku myobo zose zikagenda zijya mu myobo yazo. Noneho yo igiye kwinjira mu mwobo w'indi nyamaswa, y'amahembe yaseseka gutya, y'amahembe akiyarira akamugwiramo. Siku chache ile pori ikarungura, madudu zote zikaingia ndani ya shimo. Ile dudu ilikuwa inataa ingia, mapembe na katari na irudisha nyuma. Ubwo muri kumva ko byaje kuba rero umuriro waje kuza nyine raza, ubwo nta kusanga igupfunda byanze kujamo, ukuba kwa marezo yagize gute umuriro wasiza ngaho. Mnasikia jinsi vilitendeka, moto ilikutana pale kushimo juu ilikuwa ilikatara kutosha mapembe. Wewe ubibone bwayo juu ya majivuno, ubwo yahisipa nakuliko yarangira ngaho. Ilikufa, iliishia pale. Ariko zino zose zagiye mu mwobo, wa muriro wamaze kuzima, ubwo ziragakozotera ziba muri rya shyamba rirashibuka, zibaho neza bitewe n'uko zufuye umuburo bari babuze. Zile zenye zilisikia sauti zikatii, moto iliisha, zikatoka ndani ya shimo, zikaongeza zikaishi ndani ya pori. Amena. Amina. Wote tulikumvikana. Tunasikilizana. Nikawongera badusomera nanone igitabo cy'umuhanuzi Amos. Ndani ya mnabii Amos. 8 umurongo wa 11. Vipande 8 mstari wa 11. Ninakwenda kwa 13. Umalizie kwa 13. Amosi ibice 8 umurongo wa 11 ngeze kwa 13. Amose vipande 8 mstari wa 11
kuanzia pale mpaka kutatu. Utarasoma ariko nongere kubibutsa ijambo rivuga ngo ijambo ryitwa umuburo cyangwa kuburirwa. Na tungali kwa ile neno ya kuambiliwa.